Hello guys, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, kandi niyo bitari bimeze neza, don't worry, humura, Imana irakuzi, Imana izi impamvu, kandi ujye uzirikana ko habaho ibihe byiza n'ibibi, so dufite Imana ikora, Imana ivuga, Imana itegeka bigakomera, Imana ihiga ibiduhiga, ikarwanya ibiturwanya, so ntiwihebe, humura, uyu munsi ntibimeze neza, ariko ejo bizamera neza. So ndagushimira kandi nzahora ngushimira, wowe ujya ufata umwanya wawe ukumva ibyo mvuga, ni inkunga ikomeye, ngufata nk'inshuti yanjye ikomeye kandi umuryango wanjye, so thank you, God bless you, Imana ijye iguha umugisha. So guess what, uyu munsi rero napanze ni ibibazo nibajije, nari ndi kwibaza ngo ubuzima ni iki? Nawe uraza kumbwira ubuzima kuri ni iki muri komenti. Kuri njye ubuzima mbufata nk'impano y'Imana. Nyine hari ukuntu abantu twibwira ko just kuko wabyutse ukabona uragiye biremeye, wavuga bikemera, wajya bikemera, ukavuga ngo niko bikwiye kubaho. Ariko kuri njyewe ubuzima mbufata nk'impano, mbufata nk'aho iyo umuntu afite ubuzima aba ari umunezero w'Imana. So hari indirimbo nkunda, ntago ndi kwibuka nyirayo, ariko iravuga ngo mu buzima hari byinshi tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo, ashimwe. Umva ntabwo nzi kuririmba, ariko message yanjye nyine yariye ati mu buzima hari ibyo tubibona tukabifata nk'ibisanzwe, cyangwa tukavuga ati byari bikwiye kubaho, ariko nyine behind hari Imana ibihari, Imana ibikora. So njyewe ubuzima mwigisha ikintu gikomeye cyane. Darling, ndabizi ubuzima muri ino minsi buragoye, ubuzima bwo muri iyi si ya none buraruhije, indwara, ubukene, ariko ubuzima muri make, ubuzima ntabwo ari iki twambaye neza, ubuzima ntabwo ari cya gihe turi kurya neza, ubuzima ntabwo ari iki gihe dufite amafaranga, ahubwo ubuzima ni icyizere, ubuzima ni icyizere wigirira kigatuma ubasha kwita kuri iyo mpano. Ese uribuka, urabona ukuntu iyo umuntu akuguriye nk'agashati, agakweto, nshobora kuza nkakubwira ngo hey, wampaye iyo shati ko nayikunze, uzi ukuntu uhita unsubiza, uhita uvuga ngo sha wapi, iyi ni gift, ahubwo nzagushakira iyawe. So ubuzima rero nk'uko natangiye mbikubwira, ubuzima ni impano y'Imana, uko uzubungabunga ako gashati cyangwa agakweto ngo ntugatange, nawe ubuzima bwawe ntukabushyire mu kaga, ujye uburinda, ubufate nk'Imana Imana yaguhaye, ubukoreshe neza, wirinde kubwangiza, nyine ubeho mu gihe cyawe, ubeho unezerewe ubuzima. Nkubwize ukuri, nimba ukibasha kwasama ukarya ukumva biragenda, thank God. Niba ujya kuri toilette kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu kugeza ku cyumweru bikemera, ushima Imana. Nimba uhumeka wabyuka ukumva biremeye, ushima Imana, kubera ko navuze ngo ubuzima bwangishije ikintu gikomeye. Nibwo naje kubona ko ubuzima ari impano, nibwo naje kubona ko kuba turiho ntago ari uko tubikwiriye. So I beg, ndagusabye nawe ubuzima bwawe ujye ububungabunga, ubufate nk'impano ikomeye Imana yaguhaye. So njye nuko mfata ubuzima, nawe uraza kumbwira muri comment ubuzima bwo bufata gute. So ndibuka nkiga isomo rya entrepreneur, bakundaga kutubwira bimwe mu bigize capital, igishoro,
mu gishoro bazanagamo ijambo ngo n'impano ishobora kuba igishoro. So ubwo iyo mpano Imana yaguhaye, kuba uhagarara bikemera, kuba uzamura amaboko bikemera, wasohora ururimi bikemera, watega ugutwi kw'iburyo bikemera n'ukw'ibumoso, icyo ni igishoro ufite. Ntuzacyangize ngo ugisesagure. Ubwo nawe urambwira ukuntu ubuzima kuri wowe bufata, witekereze uvuga ngo ubundi ubuzima kuri njye ni iki, ubuzima mbuha akahe gaciro, ese ibi bintu ndi gucamo byatuma numva ko ubuzima ntacyo bumaze? Oya, uraza kumbwira ukuntu ubuzima bufata. So thank you for watching my for listening my audio. God bless you. Wakoze gufata umwanya wawe ukanyumva tugasharinga. Yego, numvaga nifuza kuba bwati ngewe nuko ngo ubuzima bufata. So tuzasubira ubutaha. Wakoze cyane.